Turabasuje abadukurikiye kuri Kaya Brothers TV, Uwiteka abahiri. Uyu munsi tugiye komereza hamwe twigana ibyigisho bya Bibiliya byo ku Isabato. Turi gusoza icyigisho umugabane wa kabiri w'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubu tugiye kuganira ku cyigisho cya nyuma kivuga ngo kuzuka n'ubugingo. Ni icyigisho cya 13. Mbere ya byose muri kumwe nanjye Emmanuel Niyonsenga ndetse na mwene data Niyomfura Eric. Ariko nanone mureke tubanze dusenge. Turagushimiye data twese mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Uyu munsi turakwigisha Nyagasani kugira ngo ubane natwe mu byisho tugiye kwiga by'iki cyumweru, uba ufashe abadukurikiye ndetse natwe twese kugira ngo bitugire umumaro, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Icyigisho cyacu kivuga kuzuka n'ubugingo cya nyuma gifite isomo ryo kuzirikanwa riboneka muri Yohana igice cya 11:25, aho hari amagambo avuga ngo Yesu arababwira ati niye kuzuka n'ubugingo, umwizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ikindi dufite isomo amagambo aboneka mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose page 787 avuga ngo kumwizera urupfu ni akantu k'ubusabusa, Kristo aruvugaho nk'aho ari agahe kanzinya. Ku mukristo urupfu ni ibitotsi, ni agahe umuntu amara acecetse kandi ari mu mwijima. Ubugingo bwe buba buhishanywe na Kristo mu Mana. Aya magambo kuzuka n'ubugingo hari icyo biri bivuga n'umwuka w'abahanuzi mu ncamake. Ahangaha ni ukuvuga ngo twibuke neza ko ari igihe Yesu yari agiye kuzura Lazaro, sibyo? Arimo aganira na Marita na Mariya. Yego. Ahangaha arangije rero aributsa ko ari we ufite imbaraga zo kuzura kandi ari nawe ufite ubugingo. Yego. Niko kubabwira ati nigiye kuzuka n'ubugingo. Yego. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Hano rero nk'uko abantu batwereka ko ku muntu wizera buryo urupfu ntabwo ari ikintu cy'imbaraga nyinshi, ni akantu k'ubusabusa. Yego. Hano bose bavuga ngo Kristo aruvuga nk'aho ari agahe kanzinya gato cyane. Iyo umuntu aryamye akagerayo cyane cyane igihe yarananiwe, iyo akangutse ameze nk'umuntu n'akanya gato gahise. Yego. N'urupfu rero niko rumeze. N'urupfu niko. Ubona na Adamu nubwo yapfuye mu myaka myinshi 6,000 bigera kuri 6 bishize, 500 nazuka azabona nawe akantu gato, ntabwo azigera atekereza ko ya myaka 500 ishize. Yego. Urupfu rero nuko ruteye. Muri iki cyigisho cyacu rero tugiye gukomeza noneho tureba uburyo Yesu yazuye Lazaro. Yego. Tugiye guhera ku ngingo ya mbere ivuga ngo Yesu i Betaniya. Mbese ni iki Marita yakoze igihe yumvaga ko Yesu ari hafi kugera i Betaniya, kandi ni ikihe cyizere yagaragaje? Isomo turarisanga muri Yohana igice cya 11:20-22. Hari amagambo avuga ngo Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. None ni iki Marita yakoze igihe yumvaga ko Yesu ari hafi? Yaragiye aramusanganira, arangije aramubwira ati, databuja, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Aranje kumubwira ati, iyo uza kuba utari hano nako iyo uza kuba uri hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko nubwo yapfuye ndanabizi neza ko n'ibyo usabye Imana ibiguha. Yari magambo Marita yari afite ibyiringiro ko burya nubwo Lazaro yapfuye hakaba hashize igihe kingana gityo, Yesu afite n'ububasha bwo kumuzura. Yego.
muri make Marita we yari akizeye ko byose bishoboka. Hano umwuka w'abahanuzi aravuga ngo mu nshuti zari mu kababaro k'ikiriyo zirira Lazaro harimo abo muri uwo muryango, kandi bamwe muri bo bari bafite imyanya y'icyubahiro i Yerusalemu. Muri bo harimo abaganga Kristo, harimo abangaga Kristo urunuka. Kristo yari azi imigambi yabo maze bituma adahita yigaragaza. Ubutumwa bwagejejwe kuri Marita rwihishwa ku buryo bari kumwe nawe mu cyumba batashoboye kubwumva. Uri kumva? Yego. Yesu yagejeje noneho hepfo ngo mu mpuhwe za kimuntu n'iz'Imana Yesu yarebye mu maso ha Marita harangwaga n'agahinda no kwiheba. Ntabwo Marita yari ashoboye kumusubiriramo ibyari byabaye, ahubwo byose yabivuze muri aya magambo ateye impuhwe ati, databuja iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko yitegereje mu maso h'impuhwe n'urukundo ha Yesu, maze yongeraho ati, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yego. Urumva? Yesu igihe yarageze i Betaniya, umuntu wa mbere yihutiye kubwira muri abavandimwe. Uwo byagezeho mu buryo bwihuse ni Marita. Marita arangije asohoka bucece, aragenda ajya guhura na Yesu. Ageze kuri Yesu aramubwira ati, uzi ko uri hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, ariko nubwo yapfuye ndabizi neza ko icyo usabye Imana ikiguha. Yego. Imana iduhe kwizera nk'uko. Mbona n'ibindi bintu byageze ahantu abandi bose bamaze kurekura, dukwiye kugumya tukizera Imana. Reka twihute tujye ku ngingo ya kabiri ivuga ngo isezerano ntakuka ry'ibyiringiro. Ikibazo cya mbere gitangira iyi ngingo ya kabiri kirabaza ngo mbese n'iki Yesu yijeje Marita? Yohana 11:23. Niki yabisobanukiwemo? Nabwo ni ku murongo wa 24 w'icyo gice cya 11 cya Yohana. 23 hari amagambo avuga ngo Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Ibyo nibyo Yesu yashubije Marita. Yamubwiraga ati, uza kuba uri hano ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Yego. Atariko ndabizi neza ko n'ubundi icyo usabye Imana cyose igira gute? Imana ikiguha. Yesu aramubwira ati, humura musaza wazagira gute? Azazuka. Hano ngo rero n'iki yabisobanukiweho? Ku murongo wa 24 hari amagambo avuga ngo Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka umuzuko ku munsi w'imperuka. Urumva Marita ibyo Yesu yavuze. Yego. Marita we yahise abyumvamo nko kuzazuka ku munsi w'iki? Umunsi w'imperuka. Hano mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi wifuza ibihe byose paji 530 amagambo avuga ngo Yesu yakomeje ukwizera kwa Marita aramusubiza ati, musaza wawe azazuka. Igisubizo Yesu yatanze nticyari kigamije kwiringiza Marita impinduka y'ako kanya, ahubwo Yesu yatumye ibitekerezo bya Marita birenga kuzuka kwa musaza we w'ako kanya, maze abyerekeza ku muzuko w'abakiranutsi. Ibi Yesu yabikoreye kugira ngo Marita ashobore kubona mu kuzuka kwa Lazaro isezerano rikomeye ry'uko abakiranutsi bose bapfuye bazazuka, kandi bimwizeze ko imbaraga y'Umukiza ariyo izabazura cyane. Hano tugomba guhita dukuramo isomo rimeze gutya. Icyatumye Yesu azura Lazaro ni ukugira ngo ari abari bariho icyo gihe ari natwe turiho uyu munsi bitwizeze ko burya n'umuzuko w'imperuka tujya dusoma muri Bibiliya nawo ni ukuri. Niwo mugambi wo kuzura Lazaro kwa Yesu. Ikibazo gikurikira rero kirabaza ngo nayahe magambo Yesu yavuze yemeje umutima wa Marita? Nabwo tubisanga ku murongo wa 25 w'iki gice cya 11 ndetse n'urwa mbere rwa Yohana 5 umurongo wa 12. Yesu aramubwira ati, nigiye kuzuka n'ubugingo, umwizera naho yaba yarapfuye azabaho. Aya magambo nyine yemeje umutima wa Marita. Yaramwemeje rwose, yumva ko burya ni by'ukuri ko umuntu naho yapfuye natwe kandi akwiye kutwemeza. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo, umwizera naho yaba yarapfuye tugomba kwizera yuko azamuzura ku munsi w'imperuka, azongera abeho. Yohana wa mbere 5:12 naho haravuga ngo
kandi uko guhamwa ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Yego. Ikizatuma tuzuka rero ni uko dufite ubugingo bwa Yesu muri twebwe, kandi ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu, mu mwana w'Imana. Ikibazo iki gisoza iyi ngingo ivuga isezerano ntakuka ry'ibyiringiro, bibaza ngo mbese ibyiringiro byacu bishingiye kuri iri sezerano rituma birenga igituro, kandi ni gute ukwemera kwa Marita gufitanye isano n'igitangaza cya Kristo? Yohana 5:26 n'igice cya 11 umurongo wa 26 n'uwa 27. 5:26 hari amagambo avuga ngo kuko nk'uko data afite ubugingo muri we, niko yabuhaye umwana ngo abugire nawe. Amen. Amen. Mu yandi magambo, nk'uko data wa twese afite ubugingo muri we, ni nako na Yesu abufite muri we. Yego. Igice cya 11 umurongo wa 23 na 27 hari amagambo avuga ngo kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Urumva icyigisho turi kwiga kiravuga ngo isezerano ntakuka ry'ibyiringiro. Yego. Ahangaha Marita na Yesu rwose bari bamaze kuba umwe. Yego. Yesu yamuhaye ibyiringiro by'umuzuko w'iteka ryose, na Marita nawe rwose ariyiringira. Nawe arabyiringira. Muri make isezerano Yesu yahaye Marita yagize gute? Yararyizeye. Twakomeza ku ngingo ivuga ya gatatu ivuga ngo Yesu ararira. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo sobanura ibikorwa n'amagambo bya Mariya wari ufite agahinda. Yohana igice cya 11:28 kugeza 3:2 hari amagambo avuga ngo amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiraho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza. Babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira. Batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu yari ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja, iyaba wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Urumva uyu muntu iyi mvugo ye ikwereka ko Mariya we nawe yiringiraga ko Yesu yakiza umurwayi. Yego. Ariko hano ntabwo bari kutwereka ko Mariya yiringiraga ko yamuzura. Nibyo ko mu gihe Marita we yari amaze we yarabibonaga ko nubwo Yesu nubwo Yesu yatinze kuza gukiza musaza wabo akaba yarapfuye, ndetse akaba amaze n'iminsi ine mu gituro, n'ubundi arabizi ko icyo Yesu yasaba cyose Imana yagikora. Bivuze ngo Marita we yari kuvuga ngo abishatse we ni ubushake gusa. Ni ubushake bwa Yesu gusa. Nawe ubundi ubushobozi bwose arabufite, ariko Mariya we icyizere cyari cyararangiye. Bisa nkaho ntabwo batwereka ko Mariya yari afite icyizere nk'icya Marita. Yego. Ikibazo gikurikira kirabaza ngo ni iki Yesu yakoze igihe yabonaga Mariya na bamwe mu Bayuda barira, kandi ni ukubera iki? Ubwo ku murongo wa 33 kugeza 35 w'icyo gice cya 11 hari amagambo avuga ngo Yesu amubonye arira, n'Abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Yesu ararira. Urumva Yesu amubonye arira, abonye Mariya ari kurira, yari amarira yagaragazaga n'ibyiringiro bike by'uko nyine musaza we Yesu watinze rwose, ubu ngubu ntitwakabaye turira, twakabaye turira, ariko nta kundi nyine
ese ko watinze. ngo Yesu amubonye arira n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika. Arabaza ati mbese mwamushyize he? Bamusubiza bati databuja ngwino urebe. Yesu ngo agira gute? Hano mu mwuka w'abahanuzi rero batubwira icyarejeje Yesu. Yesu amubonye arira n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima Yesu amubonye arira n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika. Yasomaga ibiri mu mitima y'abari bateraniye aho bose. Yabonye ko abenshi mu bariraga mu buryo bwo kugaragaza agahinda bigizaga nkana. Yari azi ko nyuma yaho bamwe muri bo bagaragazaga agahinda mu buryarya, batari gutegura gusa umugambi wo kwica uwakoraga ibitangaza bikomeye wenyine, ahubwo nanone bari kugira n'umugambi wo kwica uwo yendaga kuzura. Bikumva? Yesu yabonaga yuko amarira yabo ni uburyarya. Kristo yashoboraga kubakuraho umwambaro wabo n'umubabaro bari biyambitse mu buryarya, nyamara Kristo yirinze kubarakarira. Amagambo yagombaga kubabwira aberurira ukuri kose ntiyayavuze bitewe na Mariya yakundaga, wari umupfukamye imbere afite agahinda kenshi kandi wamwizeraga by'ukuri. Yesu yarabajije ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Barakomezanyije bajya ku gituro. Cyari igihe cy'umubabaro mwinshi. Lazaro yarakundwaga cyane kandi bashiki be bamuririraga bafite imitima ishengutse, mu gihe abari inshuti za Lazaro bafatanyaga na bashiki be kurira. Abonye ukuntu abantu bafite umubabaro mwinshi kandi abonye uburyo inshuti za Lazaro zamuriraga cyane, nyamara umukiza w'isi ahagaze iruhande rwabo, Yesu yararize. Nubwo yari umwana w'Imana, yari yambaye kamere ya kimuntu kandi yababazwaga n'abafite ishavu. Umutima wa Yesu w'impuhwe n'imbabazi uzirikana imibabaro y'abantu. Yesu arirana n'abarira kandi akishimana n'abishimye. Ngo Yesu abonye ukuntu abantu bafite umubabaro mwinshi, kandi abonye uburyo inshuti za Lazaro zamuriraga cyane, nyamara umukiza w'isi ahagaze iruhande rwabo, nawe yagize gute? nawe yararize. Yandi magambo, Yesu nubwo mu bari bari aho hari harimo abantu nabo bari kuryarya, ariko hari harimo abanyakuri. Hari inshuti za Lazaro zari zarahuze inyakuri, zarizwaga koko n'umubabaro mwinshi. Harimo n'abashiki ba Lazaro batigizaga nkana. Ngo Yesu abonye uburyo bafite agahinda kenshi, nawe bimutera agahinda. Yesu rega yari umuntu, nawe yari afite amarangamutima y'abantu. Arize rero ahita yifuza kumenya aho ari kugira ngo agende agire gute. Hano harimo irihe somo? Harimo isomo ritwereka ko natwe dukwiye kubabarana n'abarira. Yego. Niyo mpamvu igihe tugiye gusura abapfushije dukwiye kugenda tukababarana nabo. N'igihe tugiye mu byishimo by'abantu dukwiye kugenda natwe tukishimana nabo. Kubera yuko ibyo ngibyo byongera umusabano hagati y'abantu bagenzi bacu. Yego. Ikibazo gikurikira kijyana n'iyi ngingo kirabaza ngo ni gute ibyo bintu byabaye mu mibereho ya Yesu bigomba kutubera urugero? Abaroma 12 umurongo wa 15 dusanga igisubizo. Hari amagambo avuga ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Ya magambo bavugaga bimwe navugaga, tugomba kwishimana n'abishima, tukarirana n'abarira. Hano mu mwuka w'abahanuzi bavuga ngo urugero ruhebuje rwa Kristo, ubugwaneza butagira akagero yagaragarizaga abandi. Kurirana n'abarira no kwishimana n'abishimye bigomba kuba icyitegererezo gihindura imico y'abantu bose bamukurikira babikuye ku mutima. Binyuze mu magambo meza no mu bikorwa byiza, bazagerageza korohereza ibirenge binaniwe kunyura mu nzira. Hari abantu bafata ubukirisitu nk'aho ari ikintu giteye agahinda, nk'aho ari ikintu umuntu agomba kuva mu isi akaba ahandi hantu hatari mu isi, akajya mu kindi gice kitari isi. Ndetse hari n'abantu bamwe bafata kwishima nko gusamara, abandi bagafata guhangayika nko kutizera, nako kurira nko kutizera. Ugasanga babonye umuntu uri kurira
bamuhinduye utizera ngo ubwo impamvu ari kurira nuko atizeye Imana. Babona uwishimye rero baravuga bati kuko yishimye buriya ni ukubera ko atizera Imana. Ntabwo ubukirisitu butwambura ibitunezeza cyangwa se ngo butwambure ibitubabaza, ahubwo icyo bitumarira budufasha kugira ngo twumve amarangamutima y'abandi kandi tubashe kubana nabo mu bihe byabo by'agahinda, tukabarana nabo ndetse no mu byishimo tukishimana nabo. Ingingo ya kane iravuga ngo ubufatanye hagati y'Imana n'umuntu. Ikibazo gitangira ingingo ya kane kirabaza ngo ni irihe tegeko Yesu yahaye abari bamukikije. Yohana 11:39 ahabanza. None tureba ngo Marita yabyakiriye ate kandi Yesu yamubwiye iki. Nabwo no ku 39 aheruka. Yohana 11:39 ahabanza haravuga ngo Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Itegeko Yesu yatanze ni ugukuraho iki? Gukuraho igitare. Marita yabyakiriye ate rero aheruka. Ho hari amagambo avuga ngo Marita mushiki we wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi. Urumva? Ahangaha rero birabona ko biragaragara ko burya na Marita nubwo twavugaga yuko nawe yari afite ibyiringiro kuko amagambo yari yavuze yagaragazaga ibyiringiro, ariko hano urabona ko Marita nawe burya ntabwo yari akizera ko Yesu yazaraza, ntabwo yari akizera ko yamusura ako kanya, ntabwo yari akizera ko ni ukuvuga ngo icyo asabye Imana yakimuha, ariko hano biratwereka neza ko burya ntabwo yashaka kuvuga ko Yesu burya ashobora kuzura Lazaro. Umwuka w'ubuhanuzi hari amagambo atwereka uburyo Yesu yacyashye Marita, sibyo? Ariko ayo magambo dushobora kuza kuyabona ku murongo wa 40. Reka dusome twumve. Kristo yacyashye Marita, nyamara akoresha amagambo yuzuye kwiyoroshya. Aramubwiye ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Kuki washidikanya ubushobozi bwanjye? Kuki utekereza ibihabanye n'ibyo nsaba? Ufite ijambo ryanjye, niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Ibisanzwe bidashoboka ntibibasha kubera inzitizi umurimo wa nyir'ubushobozi bwose. Gushidikanya no kutizera bigaragaza kuticisha bugufi. Yani magambo igihe Marita yari amaze kumubwira ati hashize iminsi 4, Marita yari ahise agaragaza kutizera. Yesu aramubwira ati kuki washidikanya ubushobozi bwanjye? Kuki utabona ko ngiye mfite ubushobozi bwo kuba nabikora? Sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Ufite ijambo ryanjye. Mu yandi magambo dufite ijambo ry'Imana. Turamutse twizeye twabona ubushobozi bw'Imana. Hano rero hari ikintu kigomba gusobanuka mu gikomeye. Iyo bavuze ngo umuntu yicisha bugufi, kwicisha bugufi tubwirwa n'ijambo ry'Imana ni ukuhe? Hano batubwiye ngo gushidikanya no kutizera bigaragaza kuticisha bugufi. Yego. Burya umuntu ushidikanya ububasha bw'Imana n'ubushobozi bwayo, umuntu utizera ububasha bw'Imana ni mwe kuticisha bugufi. Yego. Hari abantu rero bitiranya kwicisha bugufi bagashaka kugira ngo bumvikanishe ko kwicisha bugufi ari ukwemera ibije byose. Oya, ntabwo nguko ariko kwicisha bugufi kwa Bibiliya. Kwicisha bugufi ni ukwizera Imana, ni ugukora ibihuye n'ubushake bw'Imana. Iyo ukoze ibintu binyuranyije n'iby'Imana ivuga, icyo gihe wowe uba wiyemeye, uba wishyize hejuru, uba wirase. Kuticisha bugufi rero kwa Bibiliya ni ukutizera ndetse no gushidikanya iby'Imana yavuze. Harakomeza ngo kwizera amagambo ya Kristo udashidikanya niko kwicisha bugufi nyakuri no kwitanga byimazeyo. Imana idufashe kugira ngo tubashe kugira uko kwicisha bugufi mu mitima yacu, tubashe kwemera kuyoborwa n'ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. N'ayo magambo ya Kristo acyaha yitonze ukutizera kwacu muri iki gihe. Yohana 11:40 ho hari amagambo avuga ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti
niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. ni amagambo amwe twe tumaze gusoma haraguru Yego. agaragaza nyine ko dukwiye kwizera Yesu kandi tukizera ko ibyo yasezeranye azabikora. Turi kuvuga ino ngingo ubufatanye hagati y'Imana n'umuntu, turasanga Yesu iki gikorwa ataragikoze wenyine. Niyo yabishaka yari gutegeka kiriya gitero ngo iki. Urakoze cyane. Ubigize neza. Hari amagambo tutasomye hano mu mwuka w'ubuhanuzi adusobanurira ibyo bintu neza. Hari ahantu handitse ngo nimukureho igitare. Kristo yashoboraga kuba yarategetse igitare kuvaho kandi cyari kumvira ijwi rye. Yashoboraga gutegeka abamarayika bari iruhande rwe kubikora. Kubw'itegeko rye ibiganza bitagaragarira amaso y'abantu byari gukuraho igitare. Yego. Nyamara cyagombaga kuvanwaho n'amaboko y'abantu. Muri ubwo buryo Kristo yashatse kwerekana ko abantu bakwiye gukorana n'Imana. Yego. Ibyo amaboko y'abantu ashobora gukora si ngombwa ko ari Imana ibikora. Aka kantu uri kukumva? Nibyo. Ahangaha dukwiye gusobanukirwa neza ko buri Imana idukorera ibyo tutishoboreye, ariko ibyo twishoboreye tugomba kubikora. Ntabwo Imana izigera idukorera ibyo twikorera, ibyo tubasha kwikorera. Yego. Reka dufate nk'urugero rworoshye ngeze neza kuzana inyunganizi. Kuri muri iyi minsi leta yacu yashyizeho amategeko amatorero agomba gukurikiza kugira ngo abashe kuba mu gihugu mu buryo bujyanye n'amategeko. Yego. Hari amatorero amwe atarigeze abyitaho, atarigeze anabikora. Ubu ngubu amwe bamaze kuyambura ubuzima gatozi, n'ayandi mu gihe kiri imbere barayambura ubuzima gatozi. Ubu kandi bazagenda bavuge ngo leta yacu ngo iri kurwanya Imana. Hoya, none se mutegereje ko Imana ari izaza ikajya kubuzuriza amadosiye mugomba kuzuza kugira ngo leta ibemerere gukora mu gihugu cyayo? Ibyo se ntimuzigere mubibona. Ntabwo bizashoboka. Kandi nimutabikora Imana izabireka nyine, kuko ibyo biri mu bushobozi bwanyu. Nimumara kubikora ahubwo muzagende mupfukame musenge tuvuge muti Imana rero genda, ahubwo genda woroshye umutima wa leta itwemerere dukore. Ariko mwamaze gukora ibyo mubigize gute, ibyo musabwa, nimutabikora bakabambura ubwo buzima gatozi, nimubasha gukorera mu gihugu kandi ibyo leta isaba nta nubwo ari ukurwanya amategeko y'Imana. Ntabwo leta ziragira igihe cyo kurwanya amategeko y'Imana. Ubu se hari umuntu bari babuza kujya gusa, hari umuntu bari baziza ko asenga ku isabato, hari umuntu bari baziza ko yubahirije itegeko ry'Imana. Icyo leta isaba, irasaba iti ibintu mukora nimubikore mu buryo bugize gute, bunyuze mu mirongo ukwiye. Yego. Kandi ibyo biri mu bubasha bwacu abantu kubikora. Ntabwo ari Imana izaza ngo ibidukorere. Muri make Imana ikorana n'abantu cyane. Reka tujye ku ngingo isoza iki cyigisho cyacu ivuga ngo Yesu azura Lazaro. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni iyihe sengesho Yesu yasenze ari iruhande rw'imva? Yohana igice cya 11:41-42. Nuko bakuraho igitare, Yesu arararama aravuga ati, Data ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Yesu yasenze ashima Imana ko imwumvise. Kuki nakibaza kuki risengesho, kuko urumva yaragiye kuzura umuntu, noneho abizana ko nk'umuntu wari kumwumva yakoze Imana imwumvise. Iri sengesho rivugaho icyo? Urumva iri sengesho Yesu yarisenze arimo hano ubutumwa abantu bamuri uruhande. Yego. Kugira ngo bumve ko we ubwe ibyo ari gukora koko yatumwe n'Imana. Kuko nyine hano aravuga ngo ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari we bagize gute, ari we wantumye. Hano nk'uko banazo baravuga ngo itegeko rya Yesu ryarumviwe, igitare gikurwaho, maze ibintu byose bikorerwa mu mucyo kandi
ahagaragara. yego Abantu bose bahawe amahirwe yo kwibonera ko nta buriganya buri bukorwe. uri kumva Yeah. umurambo wa Lazaro wari uryamishijwe mu mva ikorogoshowe mu rutare ikonje kandi icuza umwijima w'urupfu. yego Urusaku rwose rw'abaririraga Lazaro rwaracecetse. Abantu bose baratangaye kandi bafite amatsiko, bahagarara iruhande rw'imva bategereje kureba ikigiye gukurikiraho. Ahangaha Kristo yavuze ko Imana ari se, kandi ahamya adashidikanya ko ari umwana w'Imana. ko ari umwana w'Imana. Niwe kintu Yesu yakoze ibintu byose biri buze gukuraho urujijo, yes ku buryo nta muntu n'umwe uri buze kugira gushidikanya. twongereho ko Lazaro yari amaze iminsi ine mu kandi mu muco w'Abayahudi umuntu yabaga amaze iminsi ine yarapfuye. cyari igihamya kigaragaza ko umuntu nyuma y'iminsi 3 umuntu yapfuye, bikagera ku munsi wa 4 uwo muntu ntiyabaga ashobora kuzuka yego cyangwa kongera kugaruka mu buzima. n'ayo magambo Yesu yakoresheje igihe yazuraga Lazaro. umurongo wa 43 w'iki gice cya 11 hari amagambo avuga ngo amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. ni iki cyabayeho ako kanya? ku murongo wa 44 icyabaye kiravuga ngo uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Amen. Uri kumva? Yesu yarategetse Lazaro arazuka. Yarambwira ati sohoka. Hano umwuka w'ubuhanuzi mu bifuzwe byose kuri page 536 hari amagambo avuga ngo ijwi rya Kristo ryumvikana neza kandi ricengera ryinje mu matwi wari upfuye. Ubwo Yesu yavugaga imbaraga y'Imana yarabagiraniye mu muntu, mu maso yarabagiranaga ubwiza bw'Imana, maze abantu babonamo igihamya cy'imbaraga ze. Abantu bose bahanze amaso ku munwa w'igituro, bose bateze amatwi ngo bumve ijwi rituje. Abantu bose bari bafite amatsiko menshi bategereje bihanganye kugira ngo barebe niba koko Yesu ari umwana w'Imana cyangwa ngo bamuvaneho ibyiringiro byabo iteka ryose. Muri cya gituro gituje habayemo kunyeganyega, maze uwari upfuye ahagarara ku muryango w'igituro. Umuntu akwiriye gukorera undi. Lazaro ahamburwa ya myambaro maze ahagarara imbere y'abari bateraniye aho. Ntabwo yari ameze nk'ukirutse uburwayi, nta mbaraga afite mu maguru kandi adashinga, ahubwo yari ahagaze akomeye afite imbaraga za gisore. yego Mu maso he harabagiranaga ubwenge n'urukundo yari afite umukiza. Yikubise ku birenge bya Yesu aramuramya. Aha nanone twongera kubona imbaraga za Yesu zizura, ariko kandi twongera no kubona gukorerana kw'abantu. Bikumvikana? yego Imana irakora n'umuntu agakora, abantu kandi nabo bagakorerana. yego Igihe Yesu yategekaga ko bakuraho igitare cyakuweho n'abantu. Igihe Lazaro yazukaga yahambuwe n'abantu, ntabwo ari Yesu wagiye kumwihamburira. Suko Imana itari bubishobore. Nk'uko yari gutegeka marayika agakuraho igitare, ni nako yari gutegeka na marayika agahambura Lazaro. yego Ariko burya Imana idukorera ibitari mu bubasha bwacu, natwe tugakora ibiri mu bubasha bwacu, kandi biduha imbaraga zo kubikora cyane, kuko n'ubundi turazisanga mwerega kuba tuhumeka tugenda bituruka ku bushobozi bw'Imana. yego Ubwo bushobozi rero yaduhaye bwo gukora, kugenda, gutekereza, tugomba kubukoresha ibyo tushoboye gukora nk'abana b'abantu tukabikora, nayo ibyo tudashoboye ikaza ikagira gute ikabyikorera. Rero hano Lazaro yarazutse. Jewe ku giti cyanjye niba hari ikintu gituma nemera Yesu rwose, kimwe muri byo kandi cy'ingenzi n'umuzuko wa Lazaro. Kuko nyine nitukomeza no kwiga tuzabona ko n'abafarisayo n'abatambyi, abafarisayo n'abasadukayo dore ko aribo bavagamo abatambyi, n'abayuda bose na rubanda rwose rwahise ruceceka. Birumvikana
nta bundi bushobozi bari bagifite bavuga ko bahakana ko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko afite ubushobozi bw'Imana kuko nyine yazuye umuntu ku karubanda mu nzira zose nta hantu na kamwe bafite kuko bakwitwaza kandi ibyo ntabwo byari byarigeze biba cyari igitangaza gikomeye kandi ni kimwe mu bitangaza bikomeye Yesu yakoze koko bigaragaza ko ari Imana nta gushidikanya. Noneho uburyo byakorwaga akantu kandi ati mukore bose bareba igikorwa cya nyuma yategetse ati Lazaro sohoka, nabwo arasohoka ari muri kwa kundi bamuzingazingiye mu myenda nta kintu na kimwe kiravaho. Rero babwira abantu ati mu muhambure. Imana idufasha turekeraho kutizera cyane, yenda tujye tunanirwa kuyoboka no gutanga imitimanama yacu ngo tuyegurire Yesu atuyobore, ariko kwirirwa duhangana no kumurwanya haba harimo n'ubujiji ndetse n'ubwenge buke. Imana idufasha rero kugira ngo tuzirikane urukundo, ubushobozi, ububasha by'Imana. Dusoza iri ryigisho rero, iri ryigisho rya Yohana, uyu ni umutwe wa kabiri, ni umugabane wa kabiri ufite indi migabane iri inyuma. Ni iryigisho rigenda ritwereka imikorere ya Yesu, uburyo Yesu yabanye n'abantu, uburyo Yesu yagiriye neza abantu, uburyo Yesu yagaragaje urukundo akunda abantu, abakiza indwara, abandi abazura nk'uko tubonye Lazaro yazutse. Mu yandi magambo, ibi byigisho turi kwiga turimo turitegereza Yesu, turimo turamenya Yesu dusoma muri Bibiliya uwo ari we koko. Imana idufashe kugira ngo tugumye kumwitegereza kandi bibashe kuduhindura mu mico yacu, kuko uko twitegereza imico ye myiza niko natwe duhinduka. Uko twitegereza urugero nko mu cyigisho twize uyu munsi, twabonye uburyo Yesu yishimanaga n'abababaye n'abishimye kandi akabana n'abagize gute n'abababaye. Uwo ni umuco natwe dukwiye kugira gute, dukwiye kugira. Imana ibidufashemo mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Kadushishikarize abadukurikiye kugira ngo mukomeze kubana natwe mu byigisho byacu uko bigenda bitambuka. Ibyigisho kandi nakagaruka.